ikiganiro nyine n'ijuru ntirikorerwa amasaha ni yandi mumenyereye saa 2 kugera saa 3 niyo masaha y'ikiganiro. Umunsi ni umunsi wa kane w'icyumweru mu kigezweho rero n'abavandimwe bagiye batandukanye. Nanjye nka bumwe muri bo nje mwumva ni Emile Nshimiyimana. Nkaba rero nezezwa cyane no kuba muri uyu mwanya tugeza ku isi yose ikiganiro cy'ubutumwa bwiza aribwo bwonyine buriho bwabayeho n'ubuzabaho bukiza umuntu akaruhuka mu mutima akagubwa neza agatekana akabaho abanye n'Imana amahoro kandi azi neza ko azajya mu ijuru. Mbahaye rero ikaze aho muri hose mudukurikiye. Turabizi ko twatanze link ya internet ituma abantu bose bashobora kudukurikiraho bari ku isi yose bapfa kuba bafite internet gusa. Aho mudukurikiye muri rero ku isi yose tubahaye ikaze mu kiganiro kandi tubashimira ko mwafashe uyu mwanya w'isaha imwe kugira ngo mubane natwe tutaramane tuganire, kandi abo biza gushobokera turaza kubaha nimero muza kuduhamagaraho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa gukiranuka. Gukiranuka, ese umuntu umukiranutsi ryari? Ndabizi ko namwe muba iteka munyotewe gukiranuka. Mwumva mwaba abakiranutsi. Niyo tubona ishyaka abantu bagira mu madini agiye atandukanye hirya no hino turabibona kandi turabyemera ko abantu bafite ishyaka ryo kuba baba abakiranutsi, ariko akenshi ugasanga ntabwo bazi icyatuma mu by'ukuri baba abakiranutsi. Niyo mpamvu rero ikiganiro kiriho, kubera ko twemeranye twese ko abakiranutsi aribo bazajya mu ijuru, abera baziranenge. Ijuru ni iryera n'Imana nyiraryo irera, n'abazaribamo rero nabera. Niyo mpamvu rero tugaruka dusobanura icyahesha umuntu kuba umukiranutsi ariko ari nacyo kimuhesha kuzajya mu ijuru. Murabizi ko nyuma y'ubuzima hariho inzira ebyiri, hariho kujya mu ijuru ariko hariho no kujya mu muriro. Twabifuriza rero kuzajya mu ijuru kubera ko ntacyo byaba bimaze umuntu abaye hano mu isi igihe gitoya tuhamara, hanyuma yapfa akazajya kuba mu muriro aho azababazwa iteka ryose. Navuga ko ubuzima bwose waba warabayemo mu isi uko bwarakunejeje kose mu buryo bw'abantu ko waba waragerageje kunezerwa, byaba ari imfabusa uramutse n'ubundi ugiye mu muriro utazima. Yesu yigeze bivuga ngo byamariye icyo umuntu aramutse atunze iby'isi byose ariko akazabura ubugingo buhoraho. Reka mvuga iki ngiki. Hari abantu benshi batekereza ko gukiranuka bazabiheshwa n'imirimo yabo, bakagira n'ishyaka nyine ryo gukiranuka biciye mu mirimo bakora bita ko ari imirimo myiza yo kunezeza Imana. Ijambo ry'Imana rero ntabwo rivuga ko abo bantu bashobora kuzagera ku gukiranuka, nubwo tuzi ko ariko benshi babitekereza, ariko ijambo ry'Imana ntiryigera ryemera ko hari umuntu n'umwe ushobora kuzaba umukiranutsi biciye ko yahirimbaniye gukora ibyo yita byiza byatuma anezeza Imana nayo ikamwemera nk'umukiranutsi wayo. Usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 9 umurongo wa 30 haravuga ngo noneho tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera
uwo ni umurongo wa 30 nsomye. Ngo tuvuge iki? Ngo tuvuge yuko abanyamahanga bo ntibakurikiye ibyo gukiranuka, mbese ntibakurikiye iby'imirimo ihesha abantu gukiranuka, nyamara ngo baza gushyikira ugukiranuka. Ngo ariko gukiranuka bashyikiriye ni ukuhe? Ngo ni ugukiranuka guheshwa no kwizera. Bivuze iki? Bivuze ko hariho abantu batekereza ko bazaba abakiranutsi biciye mu mirimo yabo, ariko abo ntibigera baba abakiranutsi. Ariko ngo abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka nibo bashyikiriye gukiranuka, mbese bo ntibibanze ku byitwa imirimo ihesha abantu gukiranuka, bityo nyamara bo baza guhinduka abakiranutsi biciye mu kwizera. Uraza kubyumva 31. Ngo naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayashohoje. Abisirayeli kuko banahawe amategeko, nubwo byaje kurangira natwe abanyamahanga twumva ko twahawe amategeko, iyo yinjiyemo neza nyamara usanga ntaho twari guhurira nayo, kuko twari abashyitsi ku masezerano. Iryo sezerano ry'amategeko turi abashyitsi kuri ryo, mbese abanyamahanga nta hantu twari duhuriye naryo, kuko ni isezerano ryahawe Abisirayeli. Tuvuze Abisirayeli n'abantu bakomoka kuri Yakobo, biciye rero kuri Mose. Imana yahaye amategeko ngo ayashyikirize Abisirayeli, nibo bahawe ayo mategeko, ariko nabo ubwabo ntibayashohoje, niko ijambo rivuze. Nyamara ngo abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka nibo bashyikiriye gukiranuka, ariko bo ngo bashyikira gukiranuka guheshwa no kwizera. 32. Ngo ni kuki? Ngo ni kuki? Ngo ni uko batashishikajwe no kwizera abo n'Abisirayeli, ngo ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza. Impamvu Abisirayeli batashyikiriye gukiranuka nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikazwa n'imirimo. Urumva rero bahita basitara kuri rya buye risitaza. Abantu bose rero urumva rero si Abisirayeli gusa, n'abanyamahanga bo bibwira ko inzira yabo yo gukiranuka izaca mu mirimo itegetswe n'amategeko, ntibazigera bashyikira gukiranuka. Ibi ndabivuga kuko nanjye nigishijwe kuva kera nkiri muto ko hari amategeko y'Imana ngomba kubahiriza nayashobora bikangira umukiranutsi. Ariko reka mbabwize ukuri ko naragerageje biranga, n'undi wese uzagerageza ntazigera abishobora. Bavuze rero ko umuntu wese ushishikajwe n'imirimo atigera ashyikira gukiranuka guheshwa n'imirimo, kubera ko ntigushoboka. Ngo bashishikajwe n'imirimo aho gushishikazwa no kwizera, bityo ngo bahita basitara kuri rya buye risitaza, ari ryo Kristo. Iyo usomye mu gice cya 10 cy'urwo rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, uhereye ku murongo wa 1, Pawulo aravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamye yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Arabasabira gukizwa nubwo bafite ishyaka ry'Imana. Urumva ko bisa nkaho biteye amatsiko. Abantu bakorera Imana bafite ishyaka ry'Imana ariko ntibakijijwe. Pawulo ngo arabasabira ko nabo bakizwa. Hanze aha abantu benshi bafite ishyaka ry'Imana, bafite ishyaka ryo gukorera Imana, bitwa abantu b'Imana, bitwa abakozi bayo. Bamwe bakayikorera ngo mu ndirimbo, abandi mu budiyakoni, abandi mu bushumba, abandi mu bubwiriza butumwa, abandi mu buryo bwinshi bugiye butandukanye bwitwa gukorera Imana. Ariko ni ishyaka ritaba rishingiye ku Mana cyangwa se ridashingiye ku kumenya Imana. Umuntu ntago yamenye muri make icyo Imana imushakaho, bityo agira ishyaka ariko riri hanze y'umurongo Imana yagennye umuntu akwiriye gushaka mu Imana. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Abantu ngo ntibamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko, bityo bihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bityo basuzugura gukiranuka kw'Imana. Umuntu kubera kutamenya uburyo Imana yamugira umukiranutsi, we yihimbiye gukiranuka kwe ubwe, noneho ngo bityo ngo asuzugura gukiranuka kw'Imana.
Imana hari ugukiranuka yashyizeho, hari uburyo yashyizeho yagira umuntu umukiranutsi bigakunda. Nawe utwumva wumva utazi uburyo waba umukiranutsi, hari uburyo Imana yo yabigennye ku buryo nawe waba umukiranutsi bigakunda. Utabimenye rero uzaguma muri bwa buryo bakwigishije bwo kwihimbira gukiranuka kwawe. Ariko ngo uzaba usuzuguye gukiranuka kw'Imana, ariko ntuzaba ukishijwe kandi ntabwo uzigera uhinduka umukiranutsi. N'ubundi uzagumana igitima kidiha, umutima ukubwira ko nupfa uzarimbuka. Impamvu ga nuko twese twanduriye rimwe muri Adamu, umukurambere wacu dukomokaho. Tuvuka turi abanyabyaha atari uko twabikoze, ahubwo kubera gusa kamere y'icyaha dukomora kuri uwo mukurambere wacu ari we Adamu. Ubwo atumviraga Imana tumurimo, igihe Imana yamurimaga ikamuremera n'umufasha we Eva, burya natwe twese twari duhindutse abanyabyaha tumurimo, noneho tuvukana kamere y'icyaha. Bibiliya ivuga mu Baroma mu gice cya 8 ngo umutima wa kamere ntushobora kumvira amategeko y'Imana. Mu gice cya 7 cy'Abaroma nanone hakatubwira ngo njya nshaka gukora ibyiza, ariko ngasanga ibibi byantanze imbere, ngo sinzi ibyo nkora kubera ko ibyo nshaka si byo nkora ahubwo ibyo nanga nsanga ari byo nakoze. Urumva rero ko mu by'ukuri umuntu yumva yanezeza Imana, ariko ya kamere y'icyaha avukana ituma ajya kure cyane ahubwo y'Imana kurenza uko yakwegera Imana biciye mu mirimo ye. Niyo mpamvu rero nta muntu uriho umukiranutsi biciye mu byo we akora, ntawubaho, ntawabayeho, nta n'uzabaho. Ahubwo nibyo koko Imana yo yatugeneye uburyo twahinduka abakiranutsi, ariko bidaciye mu ngeso zacu twita nziza. Bibiliya ivuga muri Yesaya 64:5 ngo twese twahindutse abanduye n'ibyo twakiranutse ngo bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ku murongo wa 4 w'igice cya 10 haravuga ngo kuko Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Kristo ari w'amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Muri make nta bundi buryo waba umukiranutsi keretse wizeye Kristo ukabarwaho gukiranuka kwiwe. Ku murongo wa 10 w'iki gice cya 10 haravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Urumva rero iyo umuntu yizeye Kristo abarwaho gukiranuka. Kuki umuntu abarwaho gukiranuka? Nuko ari ugukiranuka kutari ukwiwe, nuko we ubwe bitamushobokera ko ahinduka umukiranutsi abikoreye. Noneho rero ubarwaho gukiranuka kuwa kiranutse ari we Yesu Kristo. Baravuze ngo Kristo ni w'amategeko yose asohoraho. Muri make ubundi Kristo niwe gisobanuro cy'amategeko y'Imana, nta niwe gisobanuro cyo gukiranuka. Yaje mu isi ari Imana, yambara umubiri w'abantu, aje kudushakira gukiranuka. Mbese mwumve ko yitwa umucunguzi wacu, bisobanura ko yaje kudushugurikira, kudushakishiriza, gukorera gukiranuka twebwe twabuze tutabasha no kubona. Imana ibonye ko umuntu wayo agiye kure biciye ku gicumuro cya Adamu, ntago Imana yerekeye aho. Niyo tukisomye mu itangiriro Adamu Eva bamaze gucumura, bigaragara ko ngo Imana nubwo bagerageje kwiyambika bikanga, bikaba birimo n'ubuhanuzi bw'uko umuntu iteka agerageza kwishakira imirimo yamugaragaza neza imbere y'Imana ariko ntibimukundire. Byatumye rero noneho ubwo Imana icyo gihe ngo yica itungo ikuraho uruhu aba ariyo ibambika. Byari bisobanuye ko n'ubundi gukira k'umuntu kuzaturuka ku Mana ubwayo, yo izica Yesu Kristo ikamwambura gukiranuka kwe ikakwambika umuntu, noneho umuntu agahinduka umukiranutsi ariko abazweho gukiranuka kw'Imana cyangwa se kwa Yesu Kristo mu yandi magambo. Mu gice cya 3 cy'Abaroma hagaruka hatubwira amagambo nk'ayo n'ubundi. Haratubwira ngo ku murongo 21 ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Tekereza, hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Impamvu kwahishuwe nuko abantu batakuzi benshi, ariko harabo kwahishuriwe, nanjye kwaramishuriwe, ariko nawe turagusabira kugira ngo Imana iguhishurire gukiranuka kwayo. Hariho gukiranuka kw'Imana rero kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ntabwo umuntu aguheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko yubahirije. Cyakora ibyo abahanuzi bavuze na Mose mu mategeko, ibyuko gukiranuka bari baragiye babivuga kuva kera. 22
turi mu rwandiko rw'Abaroma mu gice cya 3:22 niho tugeze, ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Noneho ngo n'ugukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Urumva ko n'ugukiranuka kudaheshwa nuko nubahirije amategeko ko sinayashobora, ahubwo n'ugukiranuka guheshwa nuko nizeye Yesu Kristo, kandi kugahabwa abizeye Yesu Kristo bose ari nta tandukaniro. 23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 23 impamvu Imana yashimye kuduha gukiranuka kwayo ndetse ikakuduha twese ku kigero kimwe ku bazizera Yesu Kristo, nuko n'ubundi ku kibazo twari tugihuje, ku bunyacyaha se mu yandi magambo twari tubuhuje. Twese twari abanyabyaha ku kigero kimwe. Nta muntu n'umwe urimo mu bazakomoka kuri Adamu na Eva we wahagarara akavuga ko we ari mwiza, ko atunganye imbere y'Imana. Umubwiriza 7:20 haravuga ngo n'ukuri nta mukiranutsi uriho mu isi ukora neza nta cumuri. Nta muntu ubaho ukiranuka ku buryo yahagarara imbere y'Imana adatsinzwe n'urubanza, kuko umuntu yabaye umunyacyaha atari uko yabikoze. Umuntu umunyacyaha kubera akomoka kuri Adamu, yakamere nta muntu utayifite. Ubwo umuntu ayivukana rero, niyo utakoze ibiyirimo Imana ibi bikubaraho, kandi ntiwabura kubikora kubera nyine ko binakurimo koko. Bivuze rero ko kubw'iyo kamera abantu bose n'abanyabyaha. Hano baratubwira kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 24 ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana niyo yadutsindishirije kubwo buntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ntabwo twatsinze ku bwacu, ahubwo Imana yaradutsindishirije. Nge watsinzwe nayo watsinzwe, Imana yashimye kudutsindishiriza ikoresheje Yesu Kristo. We yabazeho gukiranirwa kwacu, hanyuma natwe ikatubaraho gukiranuka kwiwe. Twaraguranye, atwara ubunyacyaha bwacu aranabuhanirwa, hanyuma y'umwizeye ugabana gukiranuka kwiwe. Uko gukiranuka kukaguhesha kubutsindishirijwe. Ubazwe nk'intungane, ubazwe nk'umukiranutsi, ariko ntabwo ari kubwawe, ahubwo ni kubwundi wakiranutse akwihera gukiranuka kwiwe nk'impano, kugira ngo uzajye mu ijuru bikesha uwo nguwo. Nk'uko yatwaye ibyaha byanjye atarabikoze, nanjye niko anyambika gukiranuka kwiwe kukambarwaho, nkabarwa nk'umukiranutsi nk'umwere, umuntu Imana itabaraho icyaha, nkazajya mu ijuru ariko ari Yesu mbikesha. Mu gice cya 4 cy'urwandiko Paulo yandikiye Abaroma n'ubundi bavuga amagambo n'ubundi ajya kumera nk'ayo guhera ku murongo wa mbere, ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Ngo twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Ngo iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo ngo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Ntabwo Aburahamu yatsindishirijwe rero n'imirimo, ngo iyo aza kuba yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko ngo yakira imbere y'abantu, ntabwo ari imbere y'Imana. Nibyo kuko Aburahamu yakoze ibintu bikomeye. Imana yamubwiye kuva mu gihugu cy'iwabo, avayo asiga Setera n'imiryango ye, aragenda kugira ngo Imana imujyane mu gihugu cy'isezerano, ijye kumwereka igihugu izaraga ubwoko bwa Isirayeli buzamukomokaho. Hanyuma arabyemera, agenda atazi yajya, yumviye Imana kuri icyo. Imana muribuka yamusabye gutanga umwana we Isaka, ari we yari afite, yemera kumutanga. Yabonye umwana yabonye mu zabukuru. Ibyo bintu byose bigaragaza ko hari ibintu bikomeye yakoze, ariko nawe ntiyabyirata imbere y'Imana keretse imbere y'abantu. Bano barashaka kutumaramariza ko niba Aburahamu nawe ari sogokuruza mu kwizera, nawe akaba ataratsindishirijwe n'imirimo ye, ahubwo akaba yaratsindishirijwe no kwizera. Bivuze rero ko nta wundi muntu nawe bavuga ko yatsindishirizwa n'imirimo keretse gusa umuntu yizeye Kristo agatsindishirizwa no kumwizera. 3 ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Urumva ko nawe yarizeye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ukora mu yandi magambo, uwishingikiriza ku byo akora, ibyo bamuha ntibyavuga ko abiherewe ubuntu, baba bamwishyuye ibyo yakoze. Mu yandi magambo, ukoze akazi ukakarangiza, wapatanya ahantu urabirangije, iyo baguhaye igihembo ntabwo wavuga ngo baguhaye iby'ubuntu, ahubwo ni ubwishyu bw'ibyo wakoze. Nta muntu rero Imana izishyura
ashingiye ku byo yakoze Imana ivuge iti waratsinze warabikoze reka nguhe ijuru uri umukiranutsi hoya. Kane, nyamara udakora gatanu niho tugeze, ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Udakora bivuze ngo iki? Utishingikiriza ku mirimo ye ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Urumva umuntu ntabwo we afite imirimo yarata. Muzasoma inkuru iba muri Luka mu gice cya 18 guhera ku murongo wa 9 kugeza kwa 14, n'abantu bavuga umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Ntago ari ubwa mbere twaba tuyivuzeho, nyamuzozi tunayisoma, aho umufarisayo yari afite ibintu byinshi agaragaza we yakoze, ariko umukoresha w'ikoro ntabwo yari afite byo kurata. We aravuga ati nge ndi umunyabyaha nkwiriye imbabazi, ngo nguwo niwe wenyine watsindishirijwe. Hano rero bavuze ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Ntabwo we afite ibyo yarata yakoze byiza byamugira umukiranutsi, ahubwo yizeye Kristo utsindishiriza abanyabyaha, ngo uwo muntu kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Ubwo nkuko natangiye mbibabwira, ndimo ndabasobanurira uburyo umuntu yaba umukiranutsi. Ni ryari? Nuko wakwizera ko ibyaha byawe byose byagiye kuri Yesu akabihanirwa, noneho kubwe nawe ukambikwa gukiranuka kwiwe, ukajya mu ijuru ujyanye gukiranuka k'uwundi muntu ari we Yesu, atari gukiranuka kwawe. Umurongo wa 6, nkuko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati Dawidi yavuze amahirwe y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Aya magambo n'ubundi ari no muri Zaburi ngira ngo ya 32 uhereye nko ku murongo wa 1. Nanone aya magambo ya Dawidi agarukamo ngo hahirwa rero abababarirwa ibicumuro byabo ibyaha byabo bigatwikirwa. Dawidi ngo yavuze amahirwe, ni amahirwe. Mbese umuntu azaba umukiranutsi kubw'amahirwe, ntabwo ari kubyo yakoze, ahubwo ni amahirwe. Ngo ni amahirwe umuntu agira, ni amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka ngo atabiheshejwe n'imirimo. Nawe iri saha iri joro ushobora kuba umukiranutsi utabiheshejwe n'imirimo. Ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Yavuze rero ko hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Umuntu w'umukiranutsi ni umuntu Imana iha gukiranuka atabeshejwe n'imirimo ye, ahubwo abiheshejwe nuko yizeye ko yababariwe ibicumuro bye byose, ko nta cyaha na kimwe Imana ikimubaraho. Aho rero dushatse twanahinira aho ngaho tuvuga ngo uwo niwe mukiranutsi, kuko natangiye mbasobanurira ko ngira ngo turebe, mbabwira ko ngira ngo turebe uburyo umuntu aba umukiranutsi ni gute. Uburyo bwa mbere umuntu atekereza aba umukiranutsi ni imirimo myiza, kubahiriza amategeko y'Imana agiye atandukanye, murayazi: ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukiremere ibishushanyo bibajwe, wibuke kweza umunsi w'isabato, ntukifuze ibya mugenzi wawe, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyaba ari gifite ishusho yo mu isi cyangwa yo mu ijuru, ntukakikubita imbere. Ibyo byose hari abantu rero bazi ko ibyo bazagerageza kubyubahiriza, noneho babishobora bagahinduka abakiranutsi. Reka mvuge ngo iyo nzira ifutu, iyo nzira irapfuye, nta muntu n'umwe uzayinyuramo uzahinduka umukiranutsi. Ahubwo Bibiliya yakomeje kutugaragariza ko inzira imwe gusa umuntu yabamo umukiranutsi nuko yakwemera kubarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo, nuko yakwemera ko we nta gukiranuka yifitemo nka ubwe, ahubwo akemera ko ibyaha bye byose byamukuweho bigashyirwa kuri Yesu akabihanirwa, bityo ko nta cyaha gifite, kubera ko ibyo yari guhanirwa ari byo Yesu yahaniwe. Umuntu umeze utyo aba ahindutse umukiranutsi. Ni umukiranutsi ku bwa Yesu, ni umukiranutsi kuko abazwiho gukiranuka kwa Yesu, ntabwo ari umukiranutsi kuko we yakoze ibyo gukiranuka. Ni Yesu wakiranutse, noneho njye mbarwa nk'umukiranutsi Imana indebeye muri Kristo. Mujya mubiririmba mu indirimbo y'120 ku baririmba zira kantike zo mu gitabo cy'Abaporo. Indirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ya Yesu, ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka.
urumva rero ko mu mukiranutsi nta kindi kibimpesheje ni amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ahongerera ibyaha byanjye byose. Ntago ahora ameneka, yamenetse rimwe, nta n'ahantu abantu bayafite ngo ni mu gihe bakoze ibyaha ngo bajye bagenda babyihanaguza. Ayo maraso yamenetse rimwe amenekera ibyaha byawe, ubabarirwa rimwe, ubyizeye uhinduka umwere ku Mana mu buryo bw'iteka ryose. Undi muririmbye ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Tukaziririmba, ariko umuntu kamaze se uri umukiranutse ati hoya nta mukiranutse uri mu isi. N'umwe utari umukiranutse rero uzarimbuka. Ntukumve ko ari ishema ryo kuvuga ko uri umunyabyaha. Niba uri umunyabyaha jya unamenya ko iherezo ry'abanyabyaha bose ari ukujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho bazababazwa mu buryo bw'iteka ryose. Reka rero mbe mpini yaho nasobanuye bihagije, natanze ibyanditswe byinshi cyane, ntabwo natazi ibyanditswe byose bivuga uburyo umuntu aba umukiranutsi abibazweho. Wenda n'abaza kunganira mu matelefone tuza kwakira mu kanya baraza kugenda batanga ibindi ntatanze, kubera ko umwanya mba mfite nanjye si munini, dufite umwanya w'isaha imwe gusa, ku buryo rero ngiye gutanga ibyanditswe byose mu by'ukuri naza kumara umwanya w'abagomba guhamagara. Hari n'abagomba guhamagara basobanuza batabashije gushyikira neza ibyo twavuze. Ubwo rero niyo mpamvu mugomba kubasigiramo byiburi iminota 30 kugira ngo namwe muhamagare, noneho namwe mwunganire cyangwa mubaze, bityo twese turusheho gusobanukirwa. Icyo twifuza nuko udukurikira ukurikira Country FM wazungukira kwino radio, wazagirirwa amahirwe rwose nawe ukaba umukiranutsi ku Mana, ubazwa gukiranuka kwa Yesu Kristo, tukazibanira mu ijuru. Nimero ya MTN muri buhamagareho ni 0782442125. Hanyuma nimero ya Airtel ni 07388305. Twibutsa ko ibi biganiro n'ubundi mwabisanga kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Wowe ufite smartphone, wowe ufite telefone nini, wajya kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV ugasangira natwe ibiganiro biba biriho byinshi cyane, ukarushaho kungukirwa. Reka twakire uhamagaye. Yes, hello. Twakwakiriye kuri Country FM. Allo, yavuyeho. Mukomeze mugerageze, turabakira tusangire namwe ijambo kugira ngo twumve mu by'ukuri uburyo ijambo ry'ubutumwa bwiza ririmo rirabafasha. Allo, Country FM. Allo. Yes, hello. Mwiriwe neza. Ndikuvugana niyo nkuru. Niyo nkuru herereye he? Urwahi. Yes. Bona kurikiranye ikiganiro ngo Ijuru Ntirikorerwa. Yego niyo nkuru. Wenda haraho nyine ntasobanukiwe. Yego. Buriya hariya Farawo ahanwa atezwa ibibugu n'ibiki. Yafatiriye Abisiraheli. Imana ikajya imutuma ngo narekure abo bana bo bajye kuyikorera. Bari gukorera Imana kandi Imana idakorerwa. Urakoze cyane. Ijuru, ngira ngo ijuru uryumve neza. Nanjye ubu ndi gukora. Use sindi gukora? Ndi kuvuga ubutumwa bwiza. Sibyo niyo nko? Okay, twe kujya kure, twe kujya kwa Farawo n'Abisiraheli, nanjye akakanye ndimo ndakora, sibyo se? Ariko ibi ndi gukora ntago ari bimpesha ijuru. Ahubwo ibi ndi kubikora kubera ko ijuru namaze kurihabwa. Ijuru ni ukwemererwa kuzabana n'Imana. Noneho rero ibyo byagenewe abakiranutsi. Kandi mu mirimo ya niyo nkuru niyanjye nge nitwa Emile. Kubera ko dukomoka kuri Adamu umunyabyaha, twavukanye kamere y'icyaha ku buryo nge ntabasha gukiranukira Imana 100%. Ibyo rero bituma ngiye biciye mu mikorere yanjye bidatunganye 100% ku buryo byampesha ijuru. Ariko amahirwe hari nayahe? Nuko nabonye umucunguzi witwa Yesu. Yesu yaje gukora iki? Yaje nyine kumpesha ijuru. Ati yaje kwishyiraho bwa bunyacyahange nkomora kuri Adamu na Eva. Bwose ntaranavuka niyo nko, nawe utaravuka, na papa ataravuka, na sogokuru ataravuka. Ndabyumva. Afata bwa bunyacyaha bwanjye n'ubwa niyo nkuru abwishyiraho. Ajya no ku musaraba arabambwa azira ubwo bunyabyaha. Arapfa arahambwa azira ubwo bunyabyaha.
ku munsi wa gatatu arazuka arangije igihano cy'umunyabyaha ngewe cy'umunyabyaha wowe. ndabyemera. Ibyo iyo ubyemeye rero utyo Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha kubera ko wemeye ko urubanza rwawe rwatsinze Yesu akaba ari narwo Yesu ahanirwa. Uwo muntu umeze utyo rero Imana itabaraho icyaha ku bwa Yesu niwe witwa umukiranutsi burya imbere y'Imana. Ni nawe uzajya mu ijuru. Yohana 14:6 Yesu niwe wabyivugira avuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wajya kwa data ntamujyanye. Urumva niba nta wajya mu ijuru atari Yesu umujyanye, ubwo bivuze iki? Bivuze ko nta wajya mu ijuru ajyanwe n'imirimo ye bwite. Ahubwo uzajya mu ijuru wese azaba ajyanwe nuko Yesu yamupfiriye akamuhanaguzaho ibyaha akamugira umwere agatuma yemerwa imbere y'Imana. Ibyo ngibyo ndabyemera. Yego. Ahubwo ndibaza ati Farawo kugira hure na biriya bibazo byose nabonye ko nabonye barahuye n'ibizazane byinshi. Usubiye inyuma rero, usubiye inyuma cyane. Usubiye inyuma cyane. Ndashaka nyine munsobanurire icyo bari kujya gukora. Nge nicyo nshaka kumenya. Kandi nakubwiye ngo nanjye ubu ndi gukora. Ariko ibi ndi gukora si ibyo kuzanjyana mu ijuru. Ahubwo kuko ijuru narihawe nahawe umurimo wo kumenyesha n'abandi uburyo ijuru riboneka. Yes. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntago ari kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ahubwo kubera ko twarihawe turi kubwira abandi uburyo nabo baribona. Umwana mu rugo agiye kuvoma si kugira ngo yitwe umwana wo mu rugo. Ahubwo kubera ko arurimo n'ibiri mu rugo biramureba. Nanjye mpindutse umwana w'Imana kuba kwizera Yesu Kristo mu rugo rw'Imana imirimo irimo abana bayo barayikora iyo mirimo. Barayikora. Ariko niba yikora kugira ngo bemererwe kuba mu rugo. Ahubwo bayikora kubera ko bamaze kwemerwa mu rugo. Iyo umuntu yahawe ijuru rero abaye umwana w'Imana atangira gukora nk'umwana ukorana n'umubyeyi we, ntago aba ari gukora kugira ngo azajye mu ijuru, ahubwo ari gukora kubera ko ijuru yamaze kurihabwa. None utagira icyo wakora warijyamo. Ikibanza ahubwo ni ukurihabwa nyine ubundi. Ukurihabwa. Uriheshejwe nande na Yesu Kristo. None ibindi bikora kubera ko wamaze kurihabwa ahubwo. Yego. Nuko bimeze niyo nko. Yewe nawe nasomye ziriya nkuru za Farawo ukuntu yatejwe ibibuga agatezwa igisebe. Avuga ati aba bantu nzababaza koko wanamugana abantu tuzajya tubakurikira. Ugasanga natwe tubaye nk'aba Farawo. Uzaba nka Farawo nutizera Yesu, nutizera ko ibyaha byawe byashyizwe kuri Yesu akabihanirwa. Aho nibwo nawe uzabizira. Mbese kutemera ko Yesu yabizize uba wishyize mu rubanza rwo kuzabizira wowe ubwawe. Yenda byemera ko Yesu yazize ibyaha byanjye. Abizize we byaguhinduye iki imbere y'Imana? Ampinduye umwana w'Imana. None iyo wabaye umwana w'Imana iwanya bari hehe? Iwacu? Wacu ni mu ijuru. Urakoze cyane. Umwana rero ikimugira umwana nuko yavutse mu urwo rugo. Ariko tutirengagije ko hari n'abandi bana baba mu Kanevu. Yego. Kandi nabo baravutse kandi bagira mu ngo zabo. Yego. Uze ko ushobora guteshwa ku nshingano nawe ukajya mu Kanevu. Ibyo ni igishushanyo utanze kigereranyo, ariko nta mwana w'Imana utazaba mu ijuru. Wenda iby'abantu n'iby'Imana biratandukanye, kandi naho wa mwana yaba ari hose n'ubundi abakitwa uw'iwabo nyine. Ntabwo wa mwana ahindura urugo bijyanye nkanjye ubu nanjye mfite iwacu, nubwo ndi umugabo mfite urugo rwanjye mbamo, ariko papa n'ubu namfata nk'umwana we mu rugo, nubwo ntabana nawe mu rugo. Ariko azi ko afite umwana nyine. Urakoze cyane. Iyo wavutse rero ku Mana uhinduka umwana wayo, kandi ni mu buryo bw'iteka ryose. Ikikugira umwana rero nuko wizeye Yesu. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo uhindutse umwana w'Imana rero nta gushidikanya iwanyu ni mu ijuru. Nta kindi ubikesha Yesu wagukiranuye n'Imana, akakuraho urubanza rw'ibyaha, akakugira umukiranutsi imbere y'Imana.
none kugira umwana aba umutoni kuri nyina cyangwa kuri se urabona ushobora kubyara nk'abana 10. Yego. Ariko muri abo bana 10 akabamo nk'abatatu wenda bashobora kuba ari nk'abatoni kabisa ukabakunda bya hatari. Ariko akaba hari n'abandi yigize amasarigoma. Mbere se yuko tujya kubyo kuba abatoni, ubundi Yesu yaduhinduye abatoni ku Mana, adukuyeho urubanza rw'ibyaha. Iyo umuntu yizeye Yesu abamwizeyeho iki niyo nko aba yizeye ko yamuhanaguyeho ibyaha. None se umuntu Imana itabaraho icyaha bose umutoni ku Mana? Ni umutoni. None se niki gituma Imana itakubaraho icyaha rero niyo nko? No kwizera ko ibyaha byawe byose wabikuweho na Yesu akabitwara. Ibyaha byawe akabihamba mu mva. Akazuka akugiza umukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo nibyo bikugira umutoni imbere y'Imana. Nta bundi buryo. Niyo waba mwiza kajana mu ngeso zawe ntago byakugira mwiza imbere y'Imana. Niyo naba mubi mu ngeso zawe nabwo ntibyakugira umwana w'Imana. Twese tuvuka turi babi. Twahasomye mu Baroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umujyanye n'ubunyacyaha nta muntu n'umwe uvuga ko Adamu na Eva utari umunyabyaha, kandi ibyaha abantu barabinganya imbere y'Imana. Bibiliya iravuga muri Yakobo 2:10 ngo witondeye amategeko y'Imana yose ugasitara kuri rimwe ngo wayishe yose. Bivuze rero ko niyo wakugengesera 100% ugasitara ku itegeko rimwe gusa, ku Mana ubungana n'uwisha amategeko yose. Imana igiye kuturondorera rero mu ngeso zacu ntawe yasanga atunganye 100%. Bityo rero iyo nzira ntago ari yo nzira ituma Imana yemera umuntu ngo imubare nk'umukiranutsi. Inzira ni imwe gusa ica kuri Yesu, no kwizera ko ibyaha byawe byagukuweho bigashyirwa kuri Yesu akanabihanirwa, bityo ukaba umwere umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ese ko nzi neza ko wiyise intungane abayise Imana nyakinyoma. Nta nubwo byanditse muri Bibiliya ibyo uvuze, ariko nta n'uwita intungane nyine, ahubwo umuntu agirwa intungane abazweho gutungana kwa Yesu Kristo. Amagambo twasomye yose uyu munsi twasobanuye uburyo umuntu aba umukiranutsi, kandi ni Bibiliya twakoresheje. Twasomye inzandiko nyinshi, twasomye imirongo myinshi, nuko wenda utakurikiye ngo ugende wumva uburyo Imana y'ubwayo ari igira umuntu umukiranutsi. Ntago ari njye ubyigira, mbyigize nabambeshye, ahubwo nemera ko nagizwe umukiranutsi no kubarwaho gukiranuka kwa Yesu. Nemera ko nagizwe umukiranutsi no gukurwaho urubanza rw'ibyaha Yesu akabipfira ngahinduka umwere mbigizwe na Yesu, apana ngewe mbyigize. Ndabyumvishije. Urakoze. Arakoze cyane niyo nkuru. Atwayemye umwanya munini ariko ntacyo. Allo Country FM. Allo Country FM twakwakiriye. Allo. Okay, ntacyo urongera. Allo Country FM. Twakwakiriye, ninde tuvugana? Nitwa Gregoire ndi Gihundwe. Yes Gregoire. Ndabateza amatwi cyane. Yes. Ari nabyiza nyine kutugezaho burya ibyiza kuko tuba tubikeneye. Yego. Naho ubundi burya wenda akantu ari kukubaza gatoya. Yes. Twabonye ko ubundi bisaba nyirizina kwemera. Yego. Ubwo hari umuntu uvuka wenda mu bantu batemera. Yego. Ariko wenda akarinda n'abakiri muto atarasobanukirwa n'ibyo kwemera. Uwo muntu abibona gute? Umuntu uvuka mu bantu batemera wenda akarinda apfa akiri mutoya atarabasha gusobanukirwa ibyo kwemera. Yego. Kandi tuzi ko kujya mu ijuru ni ukwemera nyine Yesu. Kwemera nyine mbega ni ukwemera Imana, ukemera n'uwatsinze. Kubera yuko Yesu n'undi ari kwiyo bugiye ntaho wajya kwa data atamuzanye ndiko wiwe yifudije. Umuntu utarabasha kubisobanukirwa ndagera mu butungane bwa Yesu kuko nta bungane wa Kristo yo ntaye. Iryo joro azaribona gute kandi yaravutse n'umuntu batemera? Gregoire,
karame. Karame nawe wanyemerera se wowe mbere yuko twinjira ku uwo muntu wundi wanyemerera wowe ukambwira muri make wowe ku byawe ese nka Gregoire uri igihundwe ese yicaranye ibihe byiringiro we ahagaze gute noneho tujye twareba wenda nundi utari Gregoire. Ngiye ku giti cyanjye Yes. nemera Yesu nk'Umwami n'umucunguzi wanjye. Ivyo nje ndabyemera pe. Kandi nzi yuko nyine kujya mu ijuru ari inzira yo kunyuraho. Ibyo ndabyemera cyane. Ibindi abarimo muri isi byo muravuga agacumura yaba agacumura ntabwo nari kuba mu gihundana aho uwo mugani ubutungane niwe tubukomoraho. Amen, amen. Ufite bwa butungane bwo nizeye ko ibyo bazaribona n'ibindi cyane nanjye. Undi muntu tumureke wowe ubwo butungane wamaze kubwakira noneho mu mutima wawe wumva uri intungane. Ndabyizeye rwose. Urabyizeye rwose. Ku buryo mwiri joro habaye igituma Gregoire akurwa mu mubiri waba ugiye mu ijuru. Urabyizera. Yes, noneho Gregoire rero utavutse ubwa kabiri urumva ko bwa Adamu twavutse turi abanyabyaha twese. Umwana mutoya umuntu wese avuka ari umunyabyaha nkuko tubisoma muri Zaburi ya 51:7 ngo naremanywe gukiranirwa mu byanimo mama yansamiye cyangwa se yambyariye. Zaburi ya 58:4 ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Umuntu wese rero uvuka kuri Adamu avuka ari umunyabyaha hadashingiye ku kigero cy'imyaka agezeho. Inzira rero nkuko wabisobanuye ko umukiranutsi no kwizera Yesu cyangwa se no kwemera ibyo Yesu yakoze ukabarwaho gukiranuka kwe. Badashingiye rero ku myaka. Utazizera ibyo agapfa atizeye ibyo ngibyo ntabwo azajya mu ijuru. Ariko se bishingira basi ku madini? Oya, ntaho bihuriye n'idini. Ntaho bihuriye n'ababyeyi bawe nkuko wavuze ngo avuka mu bantu batemera. Niba uvuka mu bemera ntabwo kwemera kwa so guhinduka kwawe. Ahubwo bisaba ngo we wizere ibyo ngibyo Yesu yagukoreye ubarwe nk'umukiranutsi ku giti cyawe. Yego. Abunye bumva uti ko umwana yavutse. Yego. Ye kumubatiza wenda bisha kuwe n'cyaki kumuko kugira ngo yize mbega ntabwo ari ubwambere nawe biriya ntacyo bihindura ku muntu babikoreye. Ahubwo igihe cyo kigeze ukumva ubutumwa bwiza nkuko turi kubuvuga ukabwizera niwe muntu ubarwa nk'umukiranutsi ukaba wicaranye ijuru. Kandi wenda avuga ko umuntu wabisobanukiwe. Yego. Icyo nari mvuze nuko nge nabukubwira wabubwirwa no mu rugo wabubwirwa n'umuturanyi wabwirwa n'uwo mwigana ku ishuri aho wabwumvira hose upfa kumva ibyo Yesu yagukoreye ukabyizera ijuru burifite nta naho bihurira n'idini rwose. Tuba tuguteze yombi rero kandi inyigisho zikenewe. Yego. Nawe Imana ijye guhumurisha rwose. Yego Gregoire urakoze ndaza gutanga nimero zanjye bwite wampamagaraho nyuma y'ikiganiro wajya unampamagara na nyuma tukaganira. Ntacyo bisaye. Murakoze ijoro ryiza. Arakoze Gregoire uri igihundwe agaragaje kwizera kwe kandi ni kuzima natwe n'ibyishimo byacu kumva ko hari abantu bagenda basobanukirwa. Reka twongere tubahe nimero 0782442025 iyo ni MTN. Yes. Allo Country FM. Hello. Turakumva urinde uherereye he? Ndavugana na mu mudugudu wa Giteme. Inde tuvugana? Ephraim mudugudu. Ephraim kungo mu mudugudu wa Giteme. Ephraim wifuza kutubwira iki Nyarutsa? Twakwakiriye kandi turakwishimiye tubwira icyo wifuza kutubwira Ephraim. Shoko yagiye urukoze kugerageza. Airtel ni 07388305 muduhamagare tu bakire. Allo Country FM yavuyeho. Allo Country FM. Yes, twakwakiriye. Mwiriwe neza ninde tuvugana muherereye he? Modeste igihundwe. Yego. Mwifuza kutubwira iki?
nifuza nyine nanjye kugira icyo nakunganira Yego. bwiza. Yego Modeste. Ndashimira cyane ukuntu nyine muba mwatwigisha kandi tugasobanukirwa. Yego Modeste. Nanjye rero ndi umwe mu bahamya icungurwa ryacu binyuze muri Yezu Kristo. Amen. Ndahamya rwose ndashidikanya ko ijuru ndifite. Amen. kandi gishobora kudinkura mu biganza. Amen, 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 amen. Ndarifite rwose 100%. Amen, amen. Wariheshejwe n'iki? Nta kindi cyarimpeshejwe, nariheshejwe n'amaraso ya Yezu Kristo yameneye ku musaraba. Amen, 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 amen. Nibyo nizeye. Amen, amen. Nasaba Imana kugira ngo nyine ifashirize n'abavandimwe bizere. Amen. Twese tuzarihurire. Amen, amen, amen. Noneho ikindi wakora ujye ubabwira nawe ubutumwa bwiza nk'uko wabwizeye, kandi ujye unabararikira gukurikira ikiganiro kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Icyo nabona ko hari akandi kantu nk'icyifuzo. Yes. Buriya ikiganiro nta buryo hari abatagira za smartphone akoresha wenda urwo rubuga nkoranyambaga mwashyizeho. Yego. Ibiganiro byajya nko kuri flash ku buryo n'undi umuntu uwo ari we wese yaza ashaka kubyumva wenda biri nko kuri flash. Noneho icyo gihe byasaba rero byasaba ko tuzagira uko tubona iyo flash yawe, noneho tukagufasha kubibona. Noneho birashoboka ko bijyaho. Birashoboka, uzayiduhe. Mbese uraza gufata nimero yanjye nyuma y'ikiganiro. Yego. Hanyuma nimero yanjye bwita pani zo muri studio. Yego. Noneho uzamvugisha wabonye flash. Tuvuga nuko yatugeraho kuri radio. Yego. Tuzagushyiraho ibiganiro bishoboka byabasha kujya bijyanye n'ubushobozi bwa flash yawe. Sawa murakoze cyane. Icyo gihe byatuma unabiha n'abandi bikoroha wa mugani. Yes. Kandi wabona dufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, nawe urakoze. Turakoze, Imana ikomeze baho umugisha. Namwe mugire ijoro ryiza, turabakunda. Sawa. Arakoze ku gitekerezo cyiza. N'abandi kandi mwunganire. Nimero za MTN 0782444215, hanyuma Airtel 07388305. Alo Kansense. Mujye hirya radio twabafashe, mujye hirya radio. Nyiraneza ni Valentina mu miko. Yego, turakumva. Hanyuma wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko ukubararira nka biriya bishushanyo bya Bikira Mariya ijuru waritaha. Yesu numwizera nk'umukiza wawe. Na biriya azakwigisha ko atari ngombwa n'ibindi kandi bitari biriya. Iyo wamaze kumwizera niwe ukwigisha n'ibindi bikurikira. Umwizeye se ntubyarwa ubwa kabiri bwo? Ntabwo bibaho, ubundi kwizera Yesu Kristo nako kuvuka ubwa kabiri. Basinzi wowe icyo wita kuvuka ubwa kabiri, ushobora ko wenda kuko batwigishije kera ko kuvuka ubwa kabiri ari ukubatizwa. Ushobora kuba nawe ariko wenda bitekereza, ariko si byo. Kwizera Yesu Kristo nibyo bitubyara ubwa kabiri. Ubundi ivuko rya mbere reka mbigusobanurira mu magambo makeya, biratuma n'abakurikiye wenda babyumva. Yego. Ivuko rya mbere turi komora kuri nde, sinzi niba umuzi. Na Adamu. Urakoze cyane. Iryo vuko ryatugize abanyabyaha tutabigizemo uruhare kubera ko tubakomokaho gusaba abakurambere bacu. Yego. Okay. Yo nizeye Yesu rero. Mbarwaho gukiranuka kwe nkaba mpindutse umukiranutsi mbikesha Yesu. Nkuko nabazwe nk'umunyabyaha mbikesha Adamu. Niko nizera Yesu nkabarwaho gukiranuka kwa Yesu ngahinduka umukiranutsi. Aho rero mba mvutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa mbere ni ukuvuka kuri Adamu.
umuntu wese ukomoka rero kuri Adamu wabyawe mu buryo busanzwe bw'abantu akavuka akagira inyama n'amaraso abavutse ivuko rya mbere ryo kwa Adamu akavuka ari umunyabyaha. Iyo wizeye Yesu rero ubarwaho gukiranuka kwa Yesu ukabuhindura ivuko. Mu gihe wari umunyabyaha none ugahinduka umukiranutsi ubikesha nde? Yesu. Yego. Icyo gihe ijuru no uburibonye kandi ubuvutse bwa kabiri koko kireba kiriya gisambo cyari ku musaraba iburyo bwa Yesu. Cyaramwizeye kibabarirwa ibyaha gihabwa ijuru. Urabizi ko kitagiye mu mazi kubatizwa. Umuntu wizeye Yesu Kristo rero burya wese abahindutse umwana w'Imana icyaremwe gishya abavutse bwa kabiri n'ijuru abaribonye. Ntago amazi abigiramo uruhare rwose. Noneho kubatizwa si ngombwa. Kubatizwa biza nyuma nk'ikimenyetso cyo guhamya ibyagukijije. Ariko uba waramaze kubona ijuru ntabwo kubatizwa bigira icyo byongera mu kujya mu ijuru. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 3:21 haravuga ngo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ridukirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Icyanyijije nuko nizeye ko napfanye na Yesu nkazukana nawe, ibyaha byanjye akabihamba mu mva nazuka nkazuka ndi umukiranutse. Ibyo mbyizeye ijuru mba ndibonye. Kujya mu mazi rero ni uguhamya ibyo nizeye mu mutima wanjye. Niba ni ukugaragaza ko nemeye ko napfanye na Yesu ubwo yapfaga yazuka kanzukana ndi umukiranutsi imbere y'Imana. None rero sibwo mbaye umukiranutsi ahubwo ni ukubihamya noneho mu buryo bw'amazi. Hanyuma ko bavuga ko nta mirimo izajyana umuntu mu ijuru kandi ijambo ryarambwiye ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Urakoze. N'ubundi niyo twizeye Yesu gaburya tuba twizeye imirimo ikomeye cyane ahubwo Yesu yakoze. Buriya Yesu yakoze imirimo pe nubwo duhabwa ijuru ku buntu ariko hari uwakoze n'ukuri. Hari uwarikoreye rwose. Ushobora kuba umubyeyi uko ndi kubyumva, ushobora kuba utari nk'umukobwa uri umubyeyi mukuru. Umubyeyi. Okay. Burya abana bawe bararya mu rugo ariko burya wowe uba wahashye. Uba wanabitetse. Nubwo tujya mu ijuru ku buntu ariko pe ikiguzi Yesu yaragitanze. Imirimo Yesu yakoze ni myinshi kandi irahagije kugira ngo umwizeye ahabwe ijuru. Nubwo kandi natwe nyuma yo kwizera niyo byose dukora se si imirimo. Ese ni kukubwira ubutumwa bwiza ariko si ndi kubikubwira kugira ngo mpabwe ijuru. Ahabwe ijuru namaze kurihabwa. Nyamara uwo wari impaye afite na byinshi azakomeza gukorera muri njyewe kugira ngo binagirire umumaro n'abandi. Imirimo dukora rero dukoreshejwe na Yesu ntago ari iduhesha ijuru ahubwo ni imirimo dukora kubera ko twamaze guhabwa ijuru. Twaherewe ubuntu kugira ngo dutangire ubundi natwe. Turimo umwenda wo kubwira abandi ubutumwa bwiza kugira ngo ibyo twamenye nabo babimenye kandi bakizwe nabyo. Umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ngo usabe n'Imana kugira ngo ibahishurire Yesu bahabwe ubwo buntu wawe nawe. None se tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ducumura. Iyo wizeye Yesu ugacumura wakwituriza ijuru warita. Kwizera Yesu bwa mbere ni ukumenya ko wakuyeho urubanza rw'ibyaha. Yesu burya Yesu apfa yarapfiriye ibyaha byawe byose. Ntiyapfiriye bimwe muri byo ahubwo yapfiriye byose. Ntabwo azongera gupfa. Yanyishyuriye ya myenda yose. Ntabwo iyo ndirimbo zini mu gihe uririmba. Yambabariye ibyaha atuma nera de. Sibyo? Kumwizera rero ni ukwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu. Ndi kubyumva. Ahubwo ndavuga nti ndamutse nongeye gucumura nyuma yuko nizeye Yesu ndituriza yanyakira. Iyo wizeye Yesu bamaze kwakirwa ntabwo ubuzima buzakurikira aribwo butuma wakirwa. Ahubwo wakirwa umunsi nyine wizeye Yesu. Ijuru wamaze kurihabwa. Ibindi bikurikira ni umuco gusa w'abana b'Imana bagomba kugira umuco nyine ugaragaza ko ari abana b'Imana ariko si ibibahesha ijuru rwose. Hanyuma se uramutse ugize umuco mubi n'ubundi umubyeyi rero kugukosora nawe ugira abana. Umwana wese arigishwa akihanganirwa akitabwaho. Umubyeyi ahora ari umubyeyi kandi afitiye impuhwe abana be ahora batoza. Niwo murimo w'umubyeyi n'abana bo bose burya bagomba kwigishwa nyine.
no si ngombwa gusaba imbabazi uko wababariwe rimwe kugeza iteka ryose. Yego. none bariya abantu baba basaba Imana imbabazi baba bari mu buyobe, ntibarizera Yesu, nicyo bishatse kuvuga nta kindi. Ntibarizera Yesu, nicyo bivuze nta kindi. bo ntibarizera. Yego. Murakoze cyane, turabyumvise. Wowe se noneho wumvishe mu mutima wawe wakiriye ko babariwe by'iteka? Nizeye ko nababariwe, ahubwo nashidikanyaga aho hantu ho kuvuga ngo umuntu niba acumuye yiturize. Ariko noneho urumva ko warababariwe n'ijuru rarifite? Ijuru ryo ndaritaha, ndabyizeye. Ubikesha iki? Bikesha Yesu. Ubikesha Yesu. Amen. Hanyuma ibindi humura, n'ibyo gucumura ntabwo Yesu ari umugabura w'ibyaha, ahubwo azagenda gukiza n'ubwo buzima bwo gukora ibyaha. Kuko umuririmbyi aravuga ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu binyiza mu buryo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo. Humura n'izo mbaraga mbi z'ibyaha Yesu azagenda azigukiza, humura. Urakoze, ugira ijoro ryiza. Ndabona iminota yacu irangiye, reka dusezere. Turabaha nimero mwaduhamagaraho mu gikari, kandi murakoze cyane. Nimero zo mu gikari ni 0784 42 57. Izo ni nazo wanyuraho ushaka kujya kuri WhatsApp group yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Hanyuma tubibutse ko muri mujyi wa Kamembe ibitabo Ijuru Ntirikorerwa birahari. Umuntu ubishaka kugira ngo arusheho gusobanukirwa nabwo azakoresha izo nimero maze gutanga kugira ngo tumurangire uko yabona ibitabo byacu. Hanyuma rero reka tuvuge tuti amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose by'ukuri none n'iteka ryose. Amen.